السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، ما زلنا نعلق على كتابنا روضة الأنوار في سيرة النبي المختار الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى. shimwe nikuzo bikuri Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakari kosozereje umwana n'abahanuzi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nabiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko twese yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Ibadallah, bagaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, dukomeje kurebera hamwe amasomo agendanye n'amateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, twifashisha igitabo ubusitani bw'urumuri mu mateka n'imibereho by'umuhanuzi watoranyijwe, igitabo cya Safiyur Rahmani al-Mubarak Furi. Allah subhanahu wa ta'ala mugirire impuhwe. Ibadallah, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, twari twagarukiye ku mutwe ugira uti wafdu abdi Qais. wafdu abdi Qais. Twatangiye umwaka wa 9 intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yimukiye i Madina, ukaba ari umwaka wiswe umwaka w'amatsinda cyangwa se amul wufud, umwaka w'amatsinda y'abantu bahagarariye abandi baje ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Intumwa zaje zihagarariye abandi ziza ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Twavuze ko uyu munsi turi bivuge zimwe muri zo ari ryo somo insha Allah ta'ala turi buze kwibukiranyaho. Qala wafdu abdi Qais, intumwa zaje zihagarariye bene abdi Qais. Qala rahimahullahu ta'ala kanu min sukkani sharqi الجزيرة العربية. abo mu bwoko bwa Abdul Qais bari mu batuye mu burasirazuba bw'ikigobe cy'Abarabu, ndetse bari no mu ba mbere babaye abayisilamu hanze y'umujyi wa Madina, kuko umusigiti wa mbere wasengewemo isengesho ryo ku munsi wa gatanu Ijumaa nyuma y'umusigiti n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wari umusigiti wabo abangaba abantu ba Abdu al-Qais. Ukaba ruherereye ahantu hitwa Jawafi mu gihugu cya Bahrain. Ubu ngubu intumwa za bene Abdul Qais zagendereye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inshuro ebyiri. Inshuro imwe byari mu mwaka wa 5 intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yimukiye i Madina, naho indi nshuro byari mu mwaka wa 9, ari nawo mwaka intumwa nyinshi zahagarariye abandi zagendereyemo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abari bagize itsinda ryagendereye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku nshuro ya mbere bari abagabo 13 cyangwa 14, abo mu bwoko bwa Abdul Qais. Ubwo bari bageze i Madina bakareba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bururutse ku bigenderwaho bari imbere y'umuryango w'umusigiti w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, batanguranwa kuyisuhuza. Abo bose uko ari 14 cyangwa se 13, buri wese yifuza ko ari we wasuhuza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwa mbere. Muri bo hari harimo witwaga Abdullah ibn Auf al-Ashajji, akaba ari we wari muto muri bo, akaba ari we wari muto muri aba bose. Yagumye kubigenderwaho, arabyururutsa neza, bica bugufi, akusanya ibyo byari byikoreye, akuramo imyambaro 2 yera maze arayambara, aza yibombaritse asuhuza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nyuma y'uko abandi barwaniye kuyisuhuza, waza nyuma yamaze kwitunganya aza yibombaritse anambaye neza, maze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iramubwira iti, mu by'ukuri ufite imico 2 Allah subhanahu wa ta'ala akunda n'intumwa ye, ubwitonzi no kudahubuka.
قال رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قبل وصولهم إلى المدينة. intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbere yuko bagera i Madina yari yabwiye abasangira ngendo bayo irababwira iti, kubera ko kana nabi yari intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala haqa yukuri, kandi yabonaga wahi ubutumwa buvuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ibwira abasangira ngendo bayo mbere yuko bayigeraho irababwira iti, mugiye kugendererwa n'abantu nibo beza mu bantu bo mu burasirazuba, ntabwo bazigera bahatirwa kwinjira uw'islamu. Ibigenderwaho byabo byananiwe, nimwe Imana bivugaga iri kwibona nubwo yari iri Madina ibabona ku rugendo. Ibigenderwaho byabo byananiwe n'impamba yabashiranye. Nyagasani inwe Imana ibasomera idugira iti, Allahumma ighfir li abdi al-Qais. Nyagasani babarira abantu ba Abdu al-Qais, Nyagasani babarira bene Abdul Qais. Ubwo bari bayigezeho yarababwiye iti, murakaza neza nta kimwaro mufite ndetse nta no kwicuza. Wasaluhu an amrin fadli ya'maluna bihi. Hanyuma babaza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibyo bagomba gukora byiza, ndetse bazigisha abo basize inyuma. Maze intumwa y'Imana ibategeka ibintu bigeze muri 4. Hari mu mwaka wa 5 ibategeka ibintu bigeze muri 4 arizo nyingi z'Islam. Yarabwiye iti, guhamya ko nta yindi Imana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah, ko na Muhammad ari intumwa ye. Cyo ni cyambere. Guhoza amasengesho 5. Icya gatatu gutanga ituro ry'itegeko zaka. Cya kane gusiba ukwezi kwa Ramadan. Ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiraga ibyo, umutambagiro mutagatifu wari utarategekwa, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanabasabye kuzajya bamuha kimwe cya 5 mu minyago, inababuza ibinyobwa bisindisha kandi barabinywaga cyane, inababuza gukomeza gukoresha ibikoresho byengerwagamo inzoga. قال رحمه الله تعالى: أما الوفادة الثانية فكان فيها 40 رجلا. naho intumwa zaje zihagarariye bene Abdul Qais ku nshuro ya kabiri zari zigizwe n'abagabo 40, harimo Al-Jarud ibn al-Ala al-Abdi warumus Nasara, hanyuma za kuba Muislam ndetse anaba Umuislamu mwiza. قال رحمه الله تعالى: وفود ضمام بن ثعلبة من بني سعد بن بكر. intumwa zaje mwanditsi Allah subhanahu wa ta'ala mujirimu arakomeza agira ati, intumwa zaje ziyobowe na Dimam ibn Tha'labata wo muri bene Sa'd ibn Bakri. قال كان رجلا جافيا من أهل البادية. Dimam yari umugabo wo mu cyaro ukoresha imvugo ikakaye. Birasanzwe k'abantu bo mu cyaro baba batandukanye n'abantu bo mu mujyi mu bihe byose. Abantu bo mu cyaro, kubera ko icyaro kibamo abantu bakeya kitabamo abantu benshi, ntabwo baba bazi akenshi kuvugana n'abantu, ntabwo baba basobanukiwe ibigendanye n'imibanire cyane, ahubwo hari imvugo ziba zibaranga zitandukanye n'izabo mu mujyi. Dimam rero ari umugabo wo mu cyaro ukoresha imvugo ikakaye, anafite imisatsi ifunzemo ibituta 2. Yageze ku ntumwa y'Imana afite imisatsi myinshi cyane yasutsemo ibituta 2. Yageze i Madina maze ahagarika ingamiya ye ku musigiti, maze arayizirika. Hanyuma arabaza ati, ninde muri mwe mwene Abdu al-Muttalib? Shuf, kwinjira ku ntumwa y'Imana, umunyacyubahiro muri kiriya gihe, intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala yari isigaye iyoboye ubutaka bunini cyane. Ukinjira ukavuga ati, mwene Abdul Muttalib muri mwebwe ninde? Hanyuma baramumwereka, abari aho basangira ingendo n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baramumwereka bati, dore nguriya. Aramwegera maze aramubaza ati, yewe Muhammad, ya Muhammad, mu by'ukuri ngiye kukubaza kandi ndakubaza mu buryo bukomeye, ntubigireho ikibazo. Mw'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iramubwira iti, baza ibyo ubonye byose, salma badalaka, baza ibyo ubonye byose. فقال أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. Dimam aramubwira ati, intumwa yawe yaratuziye, intumwa y'Imana yari yaroherejeyo
intumwa yayo yaratuziye itubwira kuvuga ko woherejwe na Allah n'Imana. Intumwa y'Imana iramusubiza iti yababwije ukuri, uwo natumye yababwije ukuri. Arayibaza ati ninde waremye ijuru? Intumwa y'Imana iramusubiza iti ni Allah. Arongera arayibaza ati ninde se waremye isi? Iramusubiza iti ni Allah. Arongera arayibaza ati ninde washyizeho imisozi akayishyiramo ibyo yayishyizemo? Iramusubiza iti ni Allah. Nuko aravuga ati nkurahije ku waremye ikirere akarema n'isi agashyiraho n'iyi misozi, ese Allah subhanahu wa ta'ala koko niwe wakohereje? Intumwa y'Imana iramusubiza iti yego. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات. Imam arayibaza nanone intumwa yawe yatubwiye ko dutegetswe gusara isale 5 amanywa nijoro. Intumwa y'Imana iramusubiza iti yavuze ukuri. Imam arongera arayibaza ati nkurahije ko wakohereje, ese Allah niwe wagutegetse ibyo? Iramusubiza iti yego. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا. Imam arongera arayibaza ati nanone intumwa yawe yatubwiye ko dutegetswe gutanga ituro ry'itegeko zaka rivuye mu mutungo wacu. Intumwa y'Imana iramusubiza iti yego yavuze ukuri. Imam arongera aramubwira ati nkurahije ko wakohereje, Allah niwe wagutegetse ibyo? Intumwa y'Imana iramusubiza iti yego. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. Imam arongera aramubaza ati intumwa yawe yaratubwiye ko dutegetswe gukora igisibo gikorwa mu kwezi kwa Ramadani rimwe mu mwaka. Intumwa y'Imana iramubwira iti yababwije ukuri. Imam aravuga ati nkurahije ko wakohereje, Allah koko niwe wagutegetse ibyo? Intumwa y'Imana iramubwira iti yego. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Imam arongera ati none intumwa yawe yatubwiye ko dutegetswe gukora umutambagiro mutagatifu w'itegeko kubishoboye. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iramubwira iti yakubwije ukuri. Imam arongera aramubaza ati nkurahije ko wakohereje Allah, ese ko wakohereje Allah niwe wagutegetse ibyo? Intumwa y'Imana iramusubiza iti yego. Hanyuma Imam arahindukira maze abwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال صلوات الله وسلامه عليه لئن صدق لا يدخلن الجنة. arahindukira abwira intumwa y'Imana ati ndahiye kuwakohereje by'ukuri ko ntazigera ngira icyo nongera kuri ibyo umbwiye, kandi ko nta nicyo nzagabanyaho. Yani sumbwire sunna, ibikorwa by'imigereka, nzakora izo nkingi 5 zose zonyine uvuze, nta kintu kimwe nzongeraho, nta nicyo nzagabanya. Izi sunna dusari qabliya ba'diya la, we ntago Imam azazikora, azakora ibyo ngibyo byonyine umubwiye. Intumwa y'Imana imubwiye nta n'ikintu kimwe azongeraho, nta nicyo azagabanya. Swale 5 n'inkingi zose 5 intumwa y'Imana imubwiye. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga iti niba avugishije ukuri koko azinjira mu ijuru. Yani nimba ibyo avuze koko azabikora, atazigera yongera kuri zira nkingi 5, atazanagabanya, azinjira mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana bisobanuye ko umuntu kwinjira mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala nibisaba ibikorwa byinshi cyane, ahubwo bisaba gukora nubwo byaba bikeya ariko ukabitunganya ndetse ukanabikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala, ولما رجع إلى قومه مسلما وقد خلع الأنداد. ubwo yarageze mu bantu be yamaze gufata umwanzuro wo kuba umuyisilamu no kureka gusenga ibigirwamana, anababwira iby'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabategetse ndetse n'ibyo yababujije. Ntibyageze nimugoroba uretse ko nta mugabo cyangwa se umugore wari usigaye mu bantu be utaraba umuyisilamu. Nuko bubaka imisigiti, banahamagarira abantu isengesho. Nta ntumwa yaje ihagarariye abantu bayo yigeze iba nziza kurusha Imam ibn Tha'laba. Qala rahimahullahu ta'ala wafdu udhrati wa bariyin. Umwanditsi Allah subhanahu wa ta'ala mugirira impuhwe arakomeza agira ati intumwa zabahagarariye ubwoko bwa udhra n'ubwa bariyi. Qala wa fi shahri safar sanata 9 هجرية
قدم 12 رجلا بني عذرة مكويزي كواكبري صفر ممغاك وچenda intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yimukiye Madina intumwa y'Imana yagenderewe n'abagabo 12 bo mu bwoko bwa bene Udhara babwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bafitanye isano na Qusay sekuruza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ndetse banamufashije ubwo yameneshaga ubwoko bwa bene Bakri na Khuzaa i Makka maze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaha ikaze inabaha inkuru nziza yuko ahitwa Shami hazafatwa n'abayisilamu inababuza kujya kubapfumu no kubagira ibigirwamana babaye abayisilamu ndetse banaguma Madina iminsi hanyuma basubira mu bantu babo nyuma yaho gato haje itsinda ryabo mu bwoko bwa Bali mu kwezi kwa gatatu nyuma y'ukwezi kwa abangaba baje mu kwezi kwa gatatu Rabi'an al-awwal mu mwaka wa 9 intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yimukiye i Madina baba abayisilamu ndetse banaguma i Madina mu gihe cy'iminsi 3 hanyuma basubirayo qala rahimahullahu ta'ala umwanditsi Allah subhanahu wa ta'ala mujiri mu barakomeza agira ati wafdu bani Asad ibn Khuzaimah intumwa zaje zihagarariye bene Asad ibn Khuzaimah قدم 10 منهم في أول سنة 9 مناجر رزمك وكيندا abantu 10 bo mu bwoko bwa bene Asad baje i Madina basanga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iri mu musigiti n'abasangira nyendo bayo barasuhuza umuvugizi wabo baravuga ati yewe ntumwa y'Imana twahamije ko nta yindi Imana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala udafite abangikanye nawe ndetse ko nawe uri umugaragu wa Allah ukaba n'intumwa ye tukaba tunakugendereye nta ntumwa watwoherejeho twebwe ubwacu turifashe turakugenderera nta ntumwa nimwe wigeze utwoherezaho tukaba twabaye abayisilamu tutanakurwanyije n'abayisilamu tutakurwanyije tutakuruhije nkuko abo mu bwoko bwa bene Kana kababigenje bamurombwira abantu bo mu bwoko runaka kandi nabo twasize nabo bamaze kuba abayisilamu maze Allah subhanahu wa ta'ala amanu umurongo wa Qur'an ugira uti Allah subhanahu wa ta'ala amanu umurongo wa Qur'ani uboneka muri suratul Hujurat umurongo wa 17 aho Allah subhanahu wa ta'ala agira ati yamunnuna alayka an aslamu قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين barakuratira ko babaye abayisilamu nk'ahari we bifitiye umumaro barakuratira ko babaye abayisilamu nk'ahari we bifitiye akamaro kubera ko basaga nk'abayereka yuko ibyo bayikoreye ari byiza cyane kuba babaye abayisilamu batayirwanyije ndetse itaranabohereje n'umwa bameze nk'abo bari kwiyereka ko ibyo bakoze ari ibintu byiza cyane bifite akamaro intumwa y'Imana idakwiriye no kubagora ahubwo yagakwiriye no kubibahemba intumwa y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala imanurira uyu murongo ubasubiza abwira ati barakuratira ko babaye abayisilamu nk'aho ari we bifitiye akamaro vuga uti mwikwibwira ko ubuyisilamu bwanyu ari nge bufitiye akamaro ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala niwe wabagiriye ubuntu abayobora mu kwemera niba koko muri abanyakuri kuko hari benshi batigeze baba abayisilamu batigeze banayoboka kandi bashobora kuba bari bafite ibikorwa byiza n'imico myiza kubarusha ariko Allah subhanahu wa ta'ala ntiyashatse ko bayoboka yashatse karimege mu biyoboka qala wasaluhu amma kanu yaf'alunahum fil jahiliyyati min al'iyafa bana yibashije kuri bimwe mu bikorwa byabarangaga mu gihe cy'ubujiji birimo kwizera imyaku ari byo bakoraga bakarekura inyoni yaci iburyo bakabona ko bari buhirwe yaci ibumoso bakabona ko bari bugire ibibazo aba bantu bemeraga ibigendanye n'umwaku ku buryo bafataga inyoni bakayifata bakayirekura yaca iburyo bakavuga bati uyu munsi ndi buhirwe umuntu akaba yagenda akajya mu mirimo ye yaca ibumoso umuntu agasubira mu rugo ati uyu munsi ndi buhure n'ibibazo ibi byose ubuyisilamu bwaje bugaragaza yuko ari shirki ari ibangikanyamana bitanemewe ndetse bari abantu bakunda n'ubupfumu no guterana amabuye no kurangwa n'imico gukina bateraterana amabuye maze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibabuza ibyo byose banayibaza ku bundi bwoko bw'ubupfumu bwitwa ar-ramli ubundi bwoko bw'ubupfumu bwitwa ar-ramli intumwa y'Imana irabasubiza iti imwe mu ntumwa z'Imana yarabikoze uzahuza n'ubumenyi bw'iyo ntumwa muri byo bizaba byemewe ariko ibitari byo oya ati imwe mu ntumwa zakoze ubwo bwoko bumeze nk'ubupfumu bwitwa ar-ramli
ariko uzahuza n'ubwoko intumwa y'Imana yakoresheje, iyo ntumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala yakoresheje bizaba byemewe, ariko bitari ibyo ntabwo byemewe. Kandi birazwi ko kuba byahura bidashoboka. Wayushkil, binatera ikibazo, bitera ikibazo kuri bamwe mu bantu kwibaza ese gute imwe mu ntumwa yakoreshaga ubupfumu kandi ubupfumu ari haram, tubonye ko ari na shirki. Imamu an-Nawawi Abu Zakariya asobanura ino hadithi agira ati yavuze ko ubu bumenyi ari ikizira. Asobanura ko mu gusobanura hadithi yavuze ko kwanza ubumenyi bwa ramli ari ikizira, ari haram, kuko butakemerwa hatabayeho guhuza n'ubumenyi bw'iriya ntumwa. Icya mbere cyo ntabwo bwakemerwa hatabayeho guhuza n'ubumenyi bw'iriya ntumwa, kandi guhuza nayo ntabwo bishoboka. Ikindi, abamenyi bagaragaza ko buriya bumenyi cyari kimwe mu bitangaza Imana yari yarahaye iriya ntumwa, ntabwo byari ubupfumu nk'uko abenshi babyumva. Abenshi ubu babikoresha nk'ubupfumu bakorana n'amashayatin, ariko iriya ntumwa yo bwari bumwe mu buryo bw'ibitangaza Allah subhanahu wa ta'ala yihaye, kuko intumwa zakeneraga ibitangaza kugira ngo bizifashe kwereka abantu ko ibyo zivuga ari ukuri, ndetse byaturutse no kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah niyo menyi uhebuje, kandi birazwi ko kuba byahura n'ubumenyi bw'uriya bidashoboka. Ibi bikorwa byose intumwa y'Imana yababujije nibiganisha ku guhimba ko bazi ubumenyi bw'ibitagaragara. Abari bagize iryo tsinda bagumye aho iminsi biga amategeko y'idini, maze basubirayo ubwo intumwa y'Imana yari imaze kubibemerera. ولعل في هذه كفاية والله تعالى أعلى وأعلم.